narabaye umurezi w'amashuri abanza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 68 niho natangiye akazi. Byagenze gute kugira ngo umurezi? Ubwo narize niga amashuri 3 ya kera Yisumbuye. yego noneho Nigaga hehe ubwo wize hehe? nize Rwaza. None kuri misiyoni. Ubwo amashuri 3 nyarangije baba dukoresheje ikizamine bitaga tronkome kiransinda. Ubwo kimaze kunsinda ese ubu ngubu ndaba mu rugo ndabihinga sindagira nte ko nkiri umwana. Ubwo sinzi ukuntu barangiye papa aho amashuri y'abagiye baratsindwa ari nuko bamubwira Rurindo. Rurindo ndagenda anjanayo nigayo imyaka 2. Ubwo mbona diplome ya Ema. Ema no kuvuga iki ubwo? Ema nyine na amashuri 2 yari yisumbuye. Ubwo kabugize 5. Nuko cyakora cyo nitwa umuyesi. Banyita umuyeside. Ubwo ngeze mu rugo icyo gihe abarimu nta bari bahari. Ubwo bahita mbona akazi k'ubwarimu. Nawe wavukiye muri aka gace? Navukiye nanje muri kano gace ka hafi hano. Ubwo mbonye akazi k'ubwarimu ntangira nyine akazi k'ubwarimu muri 68. Ndakomeza ndigisha yejeje muri 94 nibwo twajaga muri Kongo. Tuvuye muri Kongo muri 96 ubwo nabwo ndongera ndigisha. Bankuramo mu 2000 niho bahagaritse bati mwe nta mashuri ahagije mufite mwe nimuhagarare. Dutaha gutyo ariko rero nkurikije imibereho yanje nabayeho muri ubwo bwarimu nubwo twabonaga amafaranga make ariko yari afite akamaro. Ubwo rero waduha nk'urugero kabuti wenda umuntu yabaga 4 ariko 4 wari wagura isambu y'8 niko ukatwereka uburyo kibyari bitandukanye. Ico gihe 4,000 navuyemo ndi guhembwa 4,240 ingahe. Ariko rero urebye amasambu nagendagura yari menshi cyane muri ibyo bihumbi. Ubwo nk'isambu y'ingaragazi yari yagura nkangahe? Ico gihe isambu y'ingaragazi yagurwaga nk'ibihumbi 2. 4 binakaba ari umusozi. Yego. Ubwo byeri yagurwaga amafaranga 15. Ico gihe mbese ibintu nubwo nyine twe dufite amafaranga make ariko ayo mafaranga make yari afite akamaro. Ayubu nubwo waba ufite miliyoni ntabwo yangana n'amafaranga twe dufite ya kera. Abantu bubu rero abarimu bubu rero cyo mbashimira nuko bafite ubumenyi buhanitse bigishaga Icongereza naho twebwe nta nico twize nta nico twigishije. Ubu rero ariko umwigishaga mu Gifaransa. Twigishaga mu Gifaransa. Bamwe mutari mukomeye. Twigishaga mu Gifaransa. Ni rwo rurimi rwari ruhaje. N'Ikinyarwanda. Ubwo rero abarimu bubu rwose bateye imbere n'abana usanga rwose bameze neza mu myigire uretse ko ariko nta burere ntabwo kubera yuko ubu ngubu impamvu mbona ko uburere bwagiye nuko umwana yigishwaga n'abarimu barenze 4, 5. Naho twebwe ico gihe twigishaga abana nka 50 ukabifatira ukareba uko bameze mbese ukabagoragora. Naho ngubu wigisha muri rusange ukaburigendeye umwarimu akabarigendeye undi akaza akabarigendeye undi akaza akabarigendeye ntibite ku mwana cyane ngo babe bamukurikirana. Cyakora cyo nabyo nta kibazo abana barajijutse ariko hariho n'utazi guteranya rimwe kongeraho 2 cyangwa ngabe yamenya gusoma
yenda ngo asome n'izina no kwandika ngo yandike n'izina rye cyangwa ngo ageze no mu wa gatandatu hariho wowe wabaza uti ngaho nyandikira yenda izina ryawe ntabe yarishobora cyangwa yenda andika insina ntabe yabishobora. bikaba biri guterwa n'iki ureba? Njye icyo mbona kibitera ni ukubera kwigishwa n'abarimu benshi ntibabiteho ngo bite kuri buri mwana, naho twe twabitagaho tukabiyegereza. naho ubu ngubu abarimu bangahe mu ishuri si urumva bakurikirana bate ukurikira udakurikiye n'ibyo. ugereranyije nko mu bana wigishije umaze kwigisha nk'abanyeshuri bangana iki mu mubare? Mfite abanyeshuri bari hanze mu Buraya bari hehe bose mbese barangije za kaminuza benshi. nk'abanyeshuri bakomeye wigisha bumva kwenda bafite nk'ubuyobozi bakora ahantu hakomeye ukavuga uti kana yavuyemo arakomera bavugana abaye. Hari abanyeshuri nigishije muri za 70 bakomeye nabo bari kwigisha. Hari n'abandi nigishije ejo bundi muri za 75 cyangwa muri za 80 nabo bari kwigisha abandi bana. wabayemo umuyobozi nk'amazina wibuka nkavuga uti kana kandamuzura mu ugiye ukora muri beka n'umunyesho gutyo. Uwo nzi ni nk'uwitwa Ndaje ari kwigisha muri za kaminuza. kaminuza he? Hagigishaga Ibungwe. Rwasa. Ari ku Karwasa. Hariho n'undi witwa Ridefonsi, ubu nawe ari hanze mbese nawe yarigishaga abo ba kaminuza. Numvaga nishimye niyo mpuye nabo baravuga bati uraho mwarimu nti nibi ngibi tubikesha wowe. Bakashima mbese naje nkumva mfite ishema yafite na 5 nkabona arabinkubise takira nagasururu waranyigishije ni benshi. Hanyuma muri iyi minsi bavanye ikintu cyitaga promotion automatique kwimura birukanza. Wowe byakiriye ute nk'umurezi we n'ubunaribonye bwanyu mufite? Cyane kuzi ko mu gihe cyawe nta mwana w'umukara gufata. Wabyakiriye ute ukibona Minisitiri Mujawamariya bivanyeho? Nukugira ngo buri wese nyine agere mu ishuri. Niko twabibonye. Ese ubundi kwirukana umwana ari mu mwaka wa mbere mu wa kabiri ukamwirukana akaja mu rugo yamaramo iki. Ariko rero iyo akomeje bari kwimura hari ubumenyi nawe avanamo. Ariko ubu barabihagaritse. Ubu byarahagaze. Kwimuka utatsinze ntabwo bishoboka. Ntabwo bigishoboka. Ubwo nje narinzi ko nubundi bacimura gutyo gutyo. Barabihagaritse. Nibyo nabo bazaga nise mwabyakiriye mutemo. Mwabyakira mukimara kumenya ko byahagaze ubu ngubu ari ukumuka ruko umuntu yatsinze. Byakwanga gusibira biremewe. Mubibona mute? Niba ari uko byagenze ni byiza rwose. Ni byiza kuko ugomba kumenya ko umwana yatsinze koko. Aho gupfa kwimura nta manota nta bumenyi ariko nabo babirukanaga. Barasibe. Ubwo rero ni byiza nabyo no kugira ngo bahe ubumenyi. Ubwo mbyakiye neza nta nubwo nari mbizi ko hanyuma hari ikindi kintu cy'imyitwarire mu banyeshuri. Abana mu gihe mwamaze mwigisha imyitwarire y'abanyeshuri ku barimu babo ku barezi, ubu ngubu abantu baravuga bati byarakabishe birarenze nta mwarimu ugikubitwa. Bari barabakubita babangu hari n'abasomana babareba ari babakubita inki bakanarwana nabo. Mwebwe icyo kintu cya discipline mu bana biga muri iyi minsi murakibona mute? Abana nyine muri iki gihe ntabwo bameze neza. Hari n'uwo mperutse kuganira nawe mubaza shahu kuki wabaye wanyuma ati nabaye wanyuma mwarimu anyitagaho. None se yakwitaho ati cyangwa nawe warananiranye mu ishuri. Nuko ariko rero nkabona abana b'iki gihe nta burere bafite. Biri guterwa n'iki? Ni ababyeyi n'abarimu ni ibyo bigezweho kubera kudahana. Kubera kudahana umwana akora ibyo ashaka akavuga ati sundi reka nkore ibi ngibi n'ubundi ko ntacyo barantwara. Yagera no mu rugo
nuko bahasigaye kasinakubwira bihangije n'amatelefoni, umwana utanga n'icyo ugasanga afite telefoni, umubyeyi yamucahati iyo telefone ati uri kumbwira iki ko ari cyo gihe cyacu. Mbese ubu ngubu ngiye mbonaga nta burere buhari sinzi. ubona bikwiye kugenda gute kugira ngo uburere bube bwazo? Hakorwa iki ngo buboneke kuko uravuga uti nibwo shingiro niba ibintu abantu batangira no gutsinda neza baramutse bafite uburere urabona hakorwa iki icyo kintu gikosora? Ikintu cyakorwa nuko abarimu baje barahana abanyeshuri babo. Niba umunyeshuri akosheje agafatanya n'umubyeyi akamutumaho umwana bakamuhana bizibukiye. Naho bunini baterera iyo nta kizatambura. Bagomba kubahana bakaja barabaha igitsure kikaze. Uko biri kose aho mwabereye abarezi habayemo ibintu byinshi ndetse naho muviriye mu burezi kuva mu 2000 habayemo impinduka nyinshi. Ese mwebwe uburezi mubona buri ubungubu mubuze bushobora gufasha u Rwanda mu minsi iri imbere bukagira icyo rukarugira icyo rugeraho? Kirahari kubera yuko abana rwose ubonaga bashishikariye kwiga Icyongereza. Icyongereza cyose rwose baragikunda. Icyongereza ubwo cyaba ari ubumenyi mama? Icyongereza umva cyaba ari ubumenyi. Icyongereza ni communication, ni ururimi. Ariko rero none si rwo rurimi ruhari. Ariko hari ibintu byinshi urabona kugira ngo igihugu gitere imbere habaho ibijyanye n'ubukungu, hakaza ubuyobozi bwiza, hakaza ubuganga, ubuvuzi, hakaza ubucuruzi. Ibyo nibyo turi kubaza wowe ukurikije abana bari kwiga uyu munsi none ubona igihugu cyakwitega ibintu bifite umumaro cyangwa se ibintu by'ingenzi imbere hazaza. Nguyu twabona nk'abantu nka Minisitiri Bicabimaka, tukabona n'undi ndaje, tukabona n'undi iri defense. Byashoboka? Bizashoboka nyine abana nibakomeza kubakurikirana neza bakiga neza bizashoboka. Tubashimire.